niko ntabwo wibuka ibyabaye Nibice se kandi banza uruhuke ndakubwira byose uko bimeze ariko ntabwo nsiga aho mwana mudo gusiga banza uruhuke mbanze nite gutonore ndaje sibyo ndaje sibyo banza umere neza ndagukunda nanjye ndagukunda ndaje mashimwe karaba mbese bafashwe n'amagini ni bangahe ndakubwiye ngo hano ibintu byahabereye ni birebire hari undi mutipe urwariyemo hariya nawe ntawameze nabi Gasaro mu byanjye yarwaye umutipe ararwara kubera iki ndano nageze gutera ibintu byabaye none ndabitoka gutwa mwana we sindamubeshya iki noneho koko Nyagasani none uko nigenje kwigwa nendeka abahungu b'abandi binankuzeho bikize mu byago buriya nawe naba muzima namata ibibazo uyu nagiye kumata ibibazo wapi amaga Gasaro nese nahindutse Gasaro rya Gasaro wese umva Gasaro ntago ari Gasaro muvuga n'icanga cyangwa reba ndo Gasaro ndeba amaso wowe Gasaro inde Gasaro Gasarari Gasarari kurota Gasarari Hamaka Retse kuri ha Retse gato kuri ha baya baretse gato mbanze nkubaza kuri ha reba ngana n'icyo cyane kuri ha niko Urakamutse ariko nimbikira anzerereza umungu nzongera no gukunda zabaho umwe sinabishobora reba hano ujye cyane ikibazo ufite ubundi ni iki hagoze undi mwese mwatewe n'ibiki hari ikintu utakangutse ngo Gasaro n'ibiki Gasaro ko nageze baba rugiye rimwe byagenze bite je nande wowe n'uwo uri kuvuga umuntu navuze nta muntu navuze ahubwo se ikirori cyagenze gute cyagenze gute se bona mwatumye kiba ahubwo ko mwampangayikishe mugatuma usiko narenze ko mwese mwapfuye yaba wowe sheri konde ikirori cyagenze gute ndebera ahantu bakize kwamanuka nabyo ni ikibazo n'urukundo cyangwa n'agahararo niba ari koko uranuza muri paradizo oh ma chérie ni wowe nanigenje haza muri iki cyumba muri Hako se mwana wasaza ubundi ngeze ndisheri wawe genda icanga reba neza reba wacyasinziriye
reba neza ntabwo ngenda ishira ngenda icanga byagenze bite? Simpamagare dogiteri mubazira ko umuntu ashobora kuva muri koma akava nawe nuze toroma. Ndi buzima ariko Nta kibazo ufite? ikirori cyarangiye. Reba kano kadodo gafate gakurure. Kurura gafate neza gafate. Wingora Sibyo navuga ngo ntabwo uri muzima. Timuzi. Uri ukabona se reba neza. Karebe neza. Wingora. Ariko Ahubwo mbwira uko nagize hano. Ayo winjijisha abanza umbwire ibintu kangutse uri kuvuga ngo gasaro n'ibiki. Okay. Kanjende ni usiku nabifitanye gahunda na sheri. Anicaho. Kiza amahirwe cyakoze kuba mukangutse mwe mwampangayikishije ariko urangishishije ariko tu. Ahita ni nambaye hadi nisi. Kambanze ndebe uko ameze. Nasize ameze nabi cyane. Ndumva rega ari ibibazo. Genda umurebe. Kasa. Gasa. Ariko nonote. Kwa biciwe mbi. Siko nani sono gira. Wiki? Ukurumva guhamagara Gasaro bikoroheye. Gasa. Aka kanya surampindutse. Umva ubwire. Nari nzi kuri uri umuntu muzima. Ntabwo nari nzi kuri umugore bingana uko. Ese wagongutse iki? What? Nakoze iki? Uzi ko koko shetani ari umugore? Uri shitani mbi y'umukara. Ana isi n'ijuru. Uvuze? Uwabona ugenda yagira ngo uri umuntu. Mani ndi kukubona. Numva umutima wanje wenda guturika. Ese utambwira ikintu nakoze ziba kubera icyo uri kuntonganya. Gasa ibi ni ibiki ndi kumva. Mwaho wakanshimiye bitowe n'ibintu nagukoreye urimo urantuka. Mushimire ko wakoze iki? Niki kizima mva wankoreye? Je nakuzanye bagupropose. Ziba wanzanye ngo bagupropose. Igo surprise bagukoreye ntago yakunejeje. Ubwo mbwiza ukuri. Biriya nabonye ni ibiki byanze bikunze ufite icyo ubiziho. Ngira ngo ahubwo ni ko wari wabipanze pe. Ariko nakubwiye ngo nongeye kunyibarishwa ubusa. Birabona cyavuga ati ibyo nakoze byagushimishije. Mani njye nakuzanye ngo bagupropose. Uri hasi sheri wawe se? Nakubwiye ngo nongere kunkora mu bwonko. Wazanye ngo bampropose cyangwa waje kuneza ibibazo wozi situation nari ndimo. Ura naga ari sheri wawe. Gashirira amenyo. Ninongeye kumva uvuga ijambo kuko wangije ubuzima bwanjye aho uvukagira. Sinzigera nongera kwizera igitsina gore. Aho muva mukagira muri babi. Nta nshuti kurimo wowe. Ndakubwiye ngo ndagiye ariko n'undi munsi bati isura yanjye. Komanda we. Ubu ibi ni byanyituye koko. Nikoze. Munibiki ko mwari muri gushwana kuri? Inshuti nkamwe mutongana mutukana mu Rwanda. Urushyi. Yokoyo we. Bimeze bite mbwira?
wahora n'iki kugira neza iyo menya ko bigaruka umuntu bigeze hariya nakabyihoreye. Nyise byagenze uti mbonye atanansuhuje wagira ngo ntiyanambonye. Bimeze bite? Uriya ngo niyo nshuti nari mfite. Ndabizi. Nshuti magara Munsi. Ikintu nakoze nzi ko kiri bumushimishe nicyo gitumye ngaragura gutya. Yewe urandumiwe pe. Tume ntabwo nzi ko inshuti nkamwe. Oya, ihangane. Tuza, hazibana zidakomanyije amahembe. Ihangane. None ndeka nawe mbabarira undeke. Ibintu bankoreye urabibonye ubundi cyane ntabwo ubibonye. Ndabibonye ariko njye ntabwo nzi byari byo. Abaye ari wowe wakora iki? Njye nakubaje ikibazo gitumye mushwana kuri abikagira gukubita. Reka nawe uri kumbaza ubusa ubonye ibintu bibereye hariya reka nta n'isoni. Hanyuma se nanjye ushaka kuntuka? Umva nkubwire. Uriya yari inshuti yanjye ku buzima bwanjye y'umumaro. Kuva mpindutse rero nawe n'ubundi waza. Waretse nkarugusigamo ko narugusanzemo. Abazimu babateye nabahehe. Sinzi urwari kanitahire atanarusangamo sinabishira. Ariko ubundi wajyemo amahoro mane. Halo. Umva ke? Wajyemo amahoro ubundi igihe nakubwiye ko nagukeneye mu buzima bwanjye. Mana yanjye gasa. Wambabariye kuko kanyumva. Naho kubwiye ngo nshingukira mu buzima. Please ndakwinginze mbabarira nze nkurere dore ndi hano hafi yanyu. Niba uri hafi yo mu rugo kingura igipangu winjire ngende mu cyumba cyanjye ndiryamiye. Sawa nare. Kandi ubu utaje kunesha umutwe. Urabizi nta kintu dupfa twapfuye ubusa pe mbabarira nze tubiganire. Kuko ugora telefone rwawe winesha umutwe ariko. Nkunda kangaka ko nzakabwire kugeza ryari ariko nagakeneye. Kurigwa kanyihomaho ukibagira ibyo kankoreye koko. Abisini tubiteho aho babiri bahinduka umuntu umwe urukundo rwa Gasaro umeze ute shu? Ntabwo nawe ntugahorana umushinga. Ubungubu uburakari ntabwo buragushiramo. Nanjye wagize kuriya bwarashize. Rega ndabizi kuri inshuti yanjye. Ntabwo twakagombye gupfa ibintu by'amafuti nka biriya. Shawize unyikoreshwa ubundi ubuhazi biki. Wamaze kubonera umubabaro mu mutima wawe. Mane shyira fone hasi tuganire wanyu. Kibyo wa wigira ni ibiki. Ubundi akangaka ko kabwaje no kunegeka kuri telefone yanjye. Ese ko nubundi mbizi ko tutakwangana ngo bikunde. Ahubwo mbwira. Makuru ya sheri wawe. Gashirira amenyo. Kwiki? Ese ubundi gasa ni igiki nagukoreye cyatumye undakarira kuvurya munsi kugeza amagingo nawe? Utambesha ubundi ntabwo biriya bintu wari wabipanze. Ibikiza ibiki shawe kigira kubacanga se yaraguporopoje. Nimba ari ibyo ngibyo byo nari mbizi kuko twarabipanze. Ahubwo se ko uriya munsi canga yasigaye ababaye wahise tugapanga ukuntu tujya kumureba tukamutungura tukareba ukuntu ameze. Shake koko nibyo tukwiye kujya kumureba mukansana wiga kimwapanze ko nyangereza ubuzima we nawe. Umva reka tujye kumureba pe kuko naho hantu honyine nakwizerera we nawe muri kumwe. Napo ibyo ngibyo byo biroroshye n'ubundi se biriya twarabipanganye rwose ni ibintu bisanzwe. Buri no konsekera. Nukuri kubera guporopoje se ni ibintu byakwangiza ubuzima bwawe. Shake nyine se nuwemera kuri inshuti yanjye. Nukuri ndi inshuti yawe. Tugende nyine we munsobanurire uburyo kimwabipanze.
tugende wane ndabizi nta kibazo gihari wasanga hari unamukeneye nkaba nabizi yenda ahubwo nguno tugende inshuti z'iki gihe si Changa 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 Yes, injira. Yes bro. Meze neza se. Sigaye ninjira mani nkomanga. Reka ubiya. Hano karankanze ariko nyine. Agagise kawe kaza. Numva kataduteranya. Ahangaha kari nko mu rugo. Ahuzumwe n'icyo cyose yafite ko Mubona ubundi sigaye ntazi. Sha. Suri kabisa nyine nabonye wampamagaye niyo mpamvu narije kumva icyo washakiraga ariko buriya nyine changa meze bite Muraza nere. oya Neste uzanye gute se Azi ko muzanye kare. meze neza se Nare. Asa